niba koko Regis kurongora kwe ari kompeteta na aga akaba ari hanga nese yigeza bivuga ko urugero Regis na Queen bakahita babyara aga na Miki indikanga kujyamo ako se yanze kujyamo gute kandi Mika itanga kujyamo sije yarongorewe yagiyemo cyane yenda bari batari bumvikana kubana byemewe n'amategeko ntacyo mvuze izajyemo reka izajyemo tugibone suko nguko baje bakavuga ngo Natasha ngo ntabyara ntago mvuze ko atabyara nawe ejo umunsi w'ejo nawe ntiyasezeranye se indari na nkuru ntago ari wonshito ariko utaza amategeko akina no kurahira uzi reka nkubwire ikintu guverinoma y'u Rwanda yamaje kubona ko nta ngo zikibaho asigaye abantu b'abanyarwanda bishyize mu buzima bwa comedy abapasiteri binjiye mu buzima bwa comedy abayobozi binjiye mu buzima bwa comedy bamwe na bamwe so na leta mu nzego zireberera ubuzima bw'igihugu usanga ntago gukina n'ibirango by'igihugu bijya muri comedy niyo mpamvu ubona nuza kureba ukuntu aga yarahiraga nk'umuntu ubizi neza ko ari imbere ya kamera suko atazi gusoma warabirebye se nabirebye none se ushaka kuvuga ko atazi gusoma ikinyarwanda amagambo abaza uzi ko ari amagambo nanjye utarajya kurifataho nayakubwira ukuntu akurikira none se aga yarabyishe yasubiyemo inshuro zingahe urase bari kurahira cyangwa bari gukina yes amahoro y'Imana nabane namwe mwebwe mwakoze subscribe kuri Duhinduke TV uyu ni wa mwanya rero tugenda tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye zigenda zicicikana hirya no hino mu binyamakuru bigiye bitandukanye rero nabatindiye ngewe kuri mikoro nitwa Irebe Aisha kuri kamera zacu muri kuhabona Arufa nyawe Arufa umeze ute muntu wanjye cyagize ibintu si neza se nyine ni kwa kundi ari ngukumbuye yego neza bituzuye hari ukuntu maze igihe nakubona hari ukuntu mbana ameze neza ariko abantu batangiye kunshiza ngo tujya twiturana hasi ako umunsi umwe wazaraze nkagutura hasi ngo mvugo bimeze hoyo nkumva ingene bireshe oya ibyo bintu ntago ngiye nabikora ndasenga ndi umukristo rero none ntago Imana ibyemera ko Imana itaremye oya uzansabe umwe tujya gusezerana imbere y'amategeko n'imbere y'Imana reka dusuhuze abantu badukurikiye tuninjire mu mwanya duhera ahubwo mbere ye tukivuga ubukwe winyibagiza tukivuga oya reka tubanze duhereho duhe congratulation agana nuzana Mikisha yani nk'ifoto biriya bintu ni ifoto ariko utaza se gute ifoto gute abanyeshya ruri muratangiye Mika akajya amubwira ngo oya usubiramo neza umuntu uri kurahira mu murenge ariko uzi ko ubundi ngatekereza nk'ari amagambo Mika yabwiraga aga ntiyaza kuba ari kubimubwira agafashe ku idarapo ariko se urabizi neza reka tukiraho ngaho rega barana abantu bari basanzwe babana baziranye baramaze babana se imbere ntago ari kimwe n'abangaba babanye mbere nyine baraziranye rero kuba bashakanye bakemeranya kujya kunuza ababyeyi bacu bafite abana 9 siganimo abagiye gusezerana bafite abana 4 5 6 aho ngabo muba muziranye rwose mubona muzasaza natwara badafite umwana n'umwe erega mubona ko muzasazana iyo mwabanje kubana ntabwo bihuye nongera kino kintu nyigarukeho leta nitubabarire igarure kurahirira abantu bafashe ku idarapo bigaruke ariko urikiniraho bamuhana uburakari kugira ngo abantu bamenye ko ibirango by'igihugu atari igikinisho Meya wa Nyanza uzi igitumye sakiri mu rubanza sakiri mu bintu byo gufungwa uzi cyatumye afungwa ikintu cyari gikomeye kurusha ibindi ni ugufata indaya ye niba ari indaya niba ari incorekeye akayizana mu ntebe ya meya warahiye hakuno hari ikirangantego cy'igihugu hakurya hari idarapo akicazamo iyo ndaya ikifotoza buriya hari imikino itagibaho ujya gukinira hagati y'ibirango by'igihugu utazi harya ngo iki
ngo utazi iki utazi ingaruka z'igitsina kikemeza mu kindi ariko tugira aho ngaho nawe buriya bukwe bwa Agana na Nuza na Miki njyewe bwaranshimishije pe ayisoya nari nzi ko yenda ari za pranka zabo aka ni amahirwe sibyo no gusenya gusenya ni ibyago n'ayandi mahirwe ni amahirwe y'ibyago ikintu nabasabira bazahirwe nabonye na Regisi yerekanye ko avuga ko umwana na Queen wiwe umwaka utaha ntago nanone burakubaka urugo urushingiye muri kompeteta kose kompeteta ninde wabwiye ko barimo guhangana uretse ibintu abantu turimo kwishyiramo ejo bundi ndumvisha umuntu wagishaga inama kuri Kiss FM avuga ngo afite umukobwa ahubwo nawe ureba muri kamera dore akose ndara muri kamera iki agira ngo nuhari ndi kukubwira ngo numvisha umukobwa ari kugisha inama kuri Kiss FM umuhungu ngo yakundanye ngo n'umuhungu uwo muhungu ngo baratandukana urangije ngo uwo muhungu ngakora ubukwe uwo mukobwa nawe agira amahirwe Imana iramutetura abona undi muhungu ushaka kugira gute kumukorera ubukwe uri kubyumva arangije agashiraho itegeko wa wundi bagiye kubana ngo n'umukobwa ubwo bukwe buzabere aho umuyegisi we yakoreye ubukwe ukugira ngo amwemeze ko nawe yagize ate yarongowe nawe arenze eske aho ngaho ukimara kumbwira ngo ngewe njye kukurongora ahantu umuyegisi wa yakorewe ubukwe kugira ngo mwemeze iryo jambo gacika ukarimbwira nanjye kugira ngo mwemeze neza uhita ubukukura nta nubwo icyerekezo cyaho yakorewe ubukwe nta buherekezo nurese muri guhangana urafuha ahubwo wowe ntago ari ugufuha niba ari umuyegisi wawe ni umuyegisi wawe none se uri mu maka nawe uri mu ntambara nawe ahubwo n'umwenda yambaye agomba kuwambara ubu ubwo aho ngaho uzambwira ati urabona ex wanjye yambaye ikote rimeze gutya nawe wambare ririya kugira ngo mwemeze cyangwa nawe uryambare kugira ngo atazishyira hejuru noneho mushatse kuvuga none se kera nari ngiye kuvuga aba bantu mu mazina ariko barakurikiye kino kiganiro abahungu babiri bari ku rwego rumwe wenda kumera nk'aho ari rumwe noneho bose bari abarokore umwe ategura ubukwe kuri uyu wa gatandatu undi awutegura ku wa gatandatu ukurikije ariko umwe ntiyamenye igihe undi yabuteguriye noneho wa wundi wari uri ku wa gatandatu ukurikije abona invitation ya mugenzi we ku wa kane aribwo ari kumenya amakuru ko we azarongora ku wa gatandatu uzabanziriza ubwo uzi ikintu yakoze yahise yishingira wa wundi kwanga arongora imbere ye ubwo we yahise arongora ku wa gatanu yishingiye kandi yari afite ubukwe ku wa gatandatu ubu bari gupingana barapingana ariko ikintu cyo gupingana ushatse kuvuga ko Miki na Nuza iryo pingana ry'abo bantu babiri ngewe nzi neza abo bantu babiri natavuze amazina baragomeje barapingana ubu kuri iyi saha wa wundi wakoze ubukwe wa wundi warongoye imbere y'uwagomba gukora ubukwe mbere ye bapinganaga yaramusize cyane amwereka munsi y'igihandure ku buryo ubu none hashobora kumugura akamugurana n'ibyo byose wa wundi utarakoze ubukwe yasubiye inyuma kandi ari we wakwiye kuba ari yasubiye inyuma mw'icyo gihe yasaga nk'aho ari ufite utuntu tw'udufaranga niyo baba tutazansuzugura njye nkurusha amafaranga arangije waragenda aba imwe imoka undi nawe aragenda arahandura ingano no abahaye cyane ntekereza ko ubu ngubu uwo ngo warongo yayishingiye abarushaho nguwo nta n'igare agira mu gihe undi modoka ziparitse nko muri gare kumva harimo diferanse ariko ako kantu ko kuvuga ngo dupingane ngo ndarongora mbere yawe ngo ubukwe ngo ndahita mbureka ngo ndongore mbere yawe ngo cyangwa warongoye ngo uri ex wanjye ngo warongoreye ngo nanjye ngo amajye kugira ngo nkwereke uko bishoboka bizatuma nubyara umwana w'inzobe nkabyara uw'igikara dusupoze nimbyara umwana w'inzobe ukabyara uw'igikara uzajya gusambana n'umuntu w'inzobe kugira ngo nawe ubyare uw'inzobe namutukuje cyangwa se umutukuze iryo hangana rigomeze rikurikirane rigomeze ribeho nyine wumve ko dukomeje guhangana none ejo ninkora ibintu udashobora kugira ikintu birenzaho uzandoka kuko nta bundi bushobozi uzaba ufite usibye kundoka hari igihe ushobora gukora ikintu ugahita uvuga ati aha ntabwo ndi buhangane noneho nanjye kugira ngo mwereke ko bishoboka kananjye
mugire down. Tukiri aho ngaho rero Rufa. Reka nguhurugere. Uburyo ngiye myumva. Reka nguhurugere. Kakakuza kuvuga. Bizatuma iki aga ashira pressure kuri Miki. Kuki utari kubyara kandi Regis yabyaye. Kuki utari kubyara kandi Regis yabyaye. Uri kumva ikibazo hano kirahita kivugira. Kubera iki kuki Regis yabyaye kandi wowe utari kubyara Imana itanga urubyaro igishakiye. Noneho Regis nawe yabikoze kahita bikunda. Akaba yanarongoye nyuma ya Miki. Ese kuki wumva ko Regis yahita aterinda nuko arya ubunyobwa bwinshi. N'urugero natanze ariko si urugero ni ngombwa ngo ndutange uko bishaka. N'urugero natanze. Ngo dukora. Regis akabyara yaranarongoye nyuma ya Miki. Agazashira pressure kuri Miki. Wayi yarongoye nyuma yawe akaba yabyaye kandi ubona ari umuhetazi wacu n'ibiki. Bitume Miki ajya kuri pressure ya byara kandi atari gushyiraho ifirimbi yo kubyara. Hako Miki arabyara sinzi impamvu numva urimo kutinda ariko hari n'abantu babyaye mwe bikarangira burundu bitewe n'ingaruka bagize nyuma yo kubyara ubumwe. Uzi impamvu se ntuza Miki na nuza na Aga babanye bahise bemeranya gusezerana yende ndirimo wenda ashaka kuba ari nayo mpamvu yatumye baratinze gusezerana kandi babanyeje kubana akabaga yarashize hagati bati ko warongoranaga na Regis kuki utatwise wakurikije reka njye mbanze nyitere undi tujye gusezerana. Umukobwa turi kuvuga reka mbanze nk'iyo story winca mu kuri planka yo mu gusezerana. Reka mvuga iyi story winca mu ijambo. Umukobwa umwe ashatse umuhungu ashakanye n'umuhungu barabanye bamaze kubana abantu baratangira se ko atabyaranye ababyeyi bayikuyemo umura waranyereye none nagiye kubona ejo nawe yagiye mu basezeranye nawe yarasezeranye kandi atwite yarabyaye se aratwite nuko Imana ikora ibitangaza hari ikintu Imana itakora ariko uburyo bamuvugaga oya hari ibyo bavuze nimwe kavuma abantu waranyereye hari ibintu abantu bavuga ari ukuri ahubwo Imana igakora igitangaza. Umukobwa mbona agiye gusezerana Imana yakoze igitangaza si kuki wumva ko Imana itakora igitangaza. Ahese nyine uwo muntu tumureke je namumenye wanze kumuvuga ariko namumenye nawe ni Natasha nawe usanze n'abandi bari bumenye. Hanyuma rero izi planka zo mu gusezerana leta izashire ibihano bikakaye. Ntago ari planka ariko oya hari uburyo ariko buriya abaje kuki wumva ko ari planka navuze ngo gusezerana ni planka wajya ngo utaza agaciro k'igitsina gitsindagira mu kiri cyangwa utazi ibyago byacyo. Buriya bari abantu buriya Aga wenda Timoze niba yarari no gutwika ariko agatwika ari kurahira wakine buriya nabo ni ibigoryi ku buryo bagira. N'urugero niba yarari gutwika arahira ubu tuvugana kugira ngo atandukane n'uriya mugore kurahira gusezerana abasore abakobwa mu bifata nk'ibintu abasore bo tuba tubizi n'impamvu tunabitinya benshi ariko umukobwa wambaye ko se shere ubu kugenda ku murenge tukagenda tukajyayo ni ibintu bya hatari ntago ari hatari ahubwo hatari no gusenya ibyo bintu twemeje kujyayo ntago ari hatari. Uzi ko kujya gusezerana ari gitifu bikwemerera warabona gitifu utandukanya abantu waramubonye wapi ujya mu nkiko nta mu gitifu ushobora kugira gute nta gitifu ushobora gutandukanya abantu kugira ngo ubone ko bya bintu birenze utanga ikirego bikaba ibibazo bakaza gupima ibyo mufite ibyo mwagezeho abakaneka bagakora investigation iyo byabaye ikirego byamaje kuba ikibazo. Ni gute ibintu mwakoze kubera urukundo biza kuba ikibazo ambi serious mu gusezerana abantu musezerana tekereza kabiri think about it dukomeze. None wowe Aisha ubyaye umwana ufite imyaka 18 ugize imyaka 33 ndakurongoye ngugize umugore uzanye uwo mwana wawe mu rugo iwanjye utwisa amezi 9 ngo wa mwana ari kugwa muri 18 sibyo ugiye kubyara urwariye kwa muganga umaze ibyumweru 3 aho mbazarara mu nzu ndi kumwe n'igitsina cy'umwana utari uwanye atamaye akabagabo reka abagabo uburyo musiga satani uburyo yinjiye abagomba kuma kuko n'ubundi uburwayi buri kwa muganga kandi anabyaye ntacyo bitwaye kuko hari ugasara umwana wanjye reka nkubwire arubwo ari umwana wanjye reka nkubwire turi mu bihe bya nyuma ngewe ntago ari ibya nyuma turi mu bihe byiza ibintu biroroshye umva se wa Caritas irano kase
njyewe aho mbonera ko turi mu bihe bya nyuma ejo bundi umwana w'umukobwa oya papa we nyine uwo mwana twarareranywe twavukiye arandusha umwaka umwe urumva twakuriye muri karitsiye dukina iwabo tugakina dukina saye tukisha mu nzu y'iwabo papa we ari aho nyine areba ibipipiri byawe tunagamo itaka areba ejo bundi aragusaba ejo bundi baramamagaye sinzi aho yakuye nimero yanjye yari ku gihonda ati bite ntisawa urumva utamuhaye ndamubaza se urinde ni runaka nari muvuze izina kuki utamuhaye urumva ati se ko ngiye kuza kubaho ngaho za Kigali atutuye hehe ntuye ku Gisozi nzararaho wapi ati yego ko ndumva ari hafi yaho ngaho nzajya nkusubura buri munsi waranakuze wazanye n'ikibuno numva ni bya bindi umusaza azansura ikira azabaje kunsura nk'umwana we ndavuga nta kibazo haciyeho umunsi nabwo aranzindukira saa 12 aramamagara numva agiye gushaka gutereta gufatiraho ndavuga ahubwo se ko mbona umpamagaye bukije wareze tukavugana bukeye ngo yari kongo naga mitamukopa mpamagara umukobwa we ndamubwira tumva ati papa wawe ibintu yankoreye wowe urabizi papa wawe arimo gushaka gutereta nose ashaka gutereta cyangwa ashaka igitsina niyo muhe icyo ashaka akaguha amahoro ese igitsina kibona utaterese yari kugikuraho igitsina kibona utaterese rose uri kumva yarafite gahunda yo gutereta hanyuma reka nkubaze ibyo bintu reka ku bagabo byahozeho kuva na kera bikumva kera nta muhungu witereteraga wenca mu ijambo reka umukobwa mbamwe ndabimubwiye umukobwa arambwira ko papa ntago umuzi atuzi ko papa yaragiye kumfata ku ngufu akabura gato ati papa ubwe yaraje azana registre arambwira ati ngiye tugiye kugirana igihango twandikirane nkuhiye imitungo yose nyikwegurire atari ko ntuzagira umuntu bibwira turajya no kwa noteri dusinye ati iki ni igihango tugiye kugirana noneho nawe uzajyuma none si byo ni ibyataye ikiga umwana wawe wabyaye umugabo hararuguru hano umwana wawe wafashe umwana we abyara umwana wabona ni mwiza uko akura agenda amubarira bikumva niwe muntu wamuciye ubusujya ahita amutera nini umwana agiye gutanga ikirego nyina navuga ati so nibamufunga tuzabaho gute umugabo akajya nidoha akavuga ati sha mwana babeshye ngiye mbyara umwana bingoye abandi bagabo bamunange kandi cyo bamunangishaho nanjye ngifite dushingiye kuri ibyo byose rero ndashaka ko twinjira mu mwanda wowe wayisha mama wawe kera babyaraga bafite imyaka 16 ubwo mama wawe arakurusha imyaka 17 noneho mama wawe ni muzima nta ndwara nimwe arwaye afite amatako meza akinyerera aracyafite utugambo tw'urubyiruko tw'uyi minsi urasoma icupa nawe akarisoma hanyuma ahantu bera ikigogi ukajya mu kabaro ugatindayo ngewe nasigaranye nawe kandi azi kwambara miningana niyawe atari ikibazo cyo mu mutwe ubundi waba wifite ikibazo cyo mu mutwe ubu mama wawe watekereza ko yajya kuryamana n'umugabo wawe none se bakuye ko imbori scanning igitsina igiye kwinjiramo igira scanner ngwinyi ngo nguki igira scanner inki yo ngiyo usubize inyuma igira scanner nawe nyoko ko nge sinivuze narataye umuco nabikora ariko nta scanner igira rero leta y'u Rwanda yatumye none subwo wowe umuco uracyawe ufite ku buryo wavuga ngo uyu ni mabukwe nta leta y'u Rwanda irabakumira icyaha kitaraba niba ubona nyoko atarazana iminkanyari ku matako uri kuza kumutarika imbere y'umuhungu utari uwe gute none yumva nkubwira ikibazo gikomeye amazu y'i Kigali tubamo atangaje ati inzaba ari ibyumba 3 na salo ariko irutwa na chambrette ati irutwa na chambrette bafashe inzu bubakamo udukuta tugufi bahita bashyiramo parafo mu gihe wowe uri gukora iby'abakuru n'umukobwa we
ya miniho y'umukobwa we iramusati nyoko uko arimo arumva uburyo uri kutatsa umwana wabyumva mu kindi cyumba arimo arabyumvira mu kindi cyumba noneho uko kubyumva niko kabi uri kumva kandi nawe umubiri uracyakora umubiri uracyashyushye cyane yumva umuntu hagacamuka noneho agakurura amasaha uri mu maruniha kavuga ati umuntu n'uyu narabuze ati wakintu ati umuntu arareba mbega agavuga ati bugahunda ukuntu imeze nzakora ibishoboka byose nzajya njya muri dusha ari uko umwana wanjye anyarutse agiye ku muhanda rimwe na rimwe akambara isume kamucika indese nyoko kamucika imbere yanjye kugira ngo wenda nyereke ko wenda ari impanuka kandi no bari ababyeyi baba baranasubiranye wareba no mu nda he ukabona haracyanyerera rero n'abamabere yongera agahaguruka noneho njye nayahuza n'aya uri umwana we akarureka nkubazeho gato tukiri aho wari waryamanaho n'umugore ukuruta n'utanduta sindabikora ntabwo ndaryamanaho n'umuntu ako nzabikora n'umwe bishobora kuba biriya bintu birimo ikindi kintu ni fireman agasembuye kari imibanga ariya nawe ashobora kuba harimo ibanga ntazi ariko nimara kurimenya uzaba ufite akaga uba uri imanzi nzajya nguhamagara buri munsi nk'uko uwo musaza yaguhamagaraga niyo nabimenyera ku bandi reka naraborotse gasi ko nzaguhamagara umutwe ugashyuha nawe nzakuboroka nzajya nzi iwawe iwanjye se bahisukira uko babonye hanyuma kumira icyaha kitaraba nyoko niba akeneye ubufasha cyangwa se erega ibyo bintu tuvuga ntabwo ari abagore turi kuvuga bishingiye kuri nkuru ariko uzi ko buriya njyewe mfite papa uzi ko buriya papa aracyabikurikirana kuri mama wawe ibyo ntabyo nzi bitewe n'ukuntu ibiganiro bye mbibona n'uburyo ashyushyemo bya kibyiriko abashyushye bya rubyiriko uzi ko natapfa kubasigana cyenyege ngo ngere kure ujigene inyamaswa idacenga yishwe n'umutetsi ntabwo ushobora ko nsigana na papa wawe uzaze ngo ujyaneyo rimwe mu bwati sasa viye uyu mukobwa niwe turi kubara nahita abandi mujya muturana hasi ubu ndabyumva umusaza ahita akubwira gutyo uramufata ukumva nyine uramukomeza arashyitse ariko ndabona ntacyo atwaye iyo amaso ye kibasha kubona ko ntacyo utwaye ntabwo nabasigana aba yanga kugira ngo yenda kandi noneho ikintu kindi kirimo n'abakobwa b'iyi minsi mwataye umuco ushobora kuvuga ati sasa umuhungu we afite amafaranga ubu se afite menshi kumurusha nitwara neza kuri se ese amafaranga koko urayafite ubona nsa n'umuntu udafite amafaranga amafaranga urayafite iyi saha igura angahe iyi saha itatse igura angahe ku bantu babizi ntabyo nzi wambaye amasaha abiri ariko iyi ni iyisanzwe iyi ngiyi igura 5 na 3 na 2 iyi rero ntabwo ari iyisanzwe ni idasanzwe iri hejuru impamvu nambaye ebyiri irimo ubushobozi burengeje isaha tukiri aho ngaho noneho umva uvuga ukuntu abantu bikururira akaga kari akanyuzemo ngo nzanye papa nk'uwo aracyafite imbaraga aracyashyushye urukumva na staff arayikeneye noneho njye ndabasiganye ngiye mu kazi sibyo ariko kari akana ni keza wa bana kora ikiganiro sibyo nkavuga gasi kari akana ni sawa yanambaye neza by the way so noneho ngomana utaye umutwe wataye ikiganiro yambaye neza yambaye kirokore gusa ni mwiza yambaye kirokore twari turi oya batagira ngo yambaye mini ntabwo yambaye mini ntabwo oya twari turi hanyuma twari tugeze kuvuga ngo papa ntabwo namusigana nawe icya mbere ushobora kuba hari icyo umwifuzaho njyewe nafite mu bigendanye n'ubukungu icya kabiri ushobora kuba natagukurugutura fresh ariko nkaba nagufata fresh ariko mfite igikoresho kinini kimaze ikise kitari gukora fresh iki gikoresho ni kinini ariko ntago azi kugikoresha neza buriya ashobora kuba se afite kinini ariko nakoresha neza
ikirenze ku mwana we erega niho ngo mu bisoroma kuri bazo noneho kuko afite ubwana ntago azi kugikoresha fresh ariko agikoresheje fresh byaba ari sawa none reka ngerageze se nimara kugerageza se aha hantu harashye kandi se mfite n'icyo namukura uyu mwana anzanira umuceri azana ibiki ntagarama amafaranga njye guhaha ariko se nzajyana namusoromaho nanjye udufaranga nibikira ariko ibi bintu ntawamenya n'ejo byapfa simara n'ingo z'abandi zisenyuka se ntawamenya ugakenera gusevinga so ibyo bintu rero mbere yo kumira navuze ngo kumira icyaha mbere yuko kiba uwo mubyeyi uwo mama cyangwa uwo papa mama wawe cyangwa papa wanjye namushakiye ubundi buzima ari bubemo ariko atabaye iwanjye ariko uriya mukobwa tukiri aho ngaho uriya mukobwa nawe yari yaranze ko nyina aza mu rugo iwe kuba yarabyanze bigatinda kwemera ntabwo yemeye umugabo yamuzananye agatuza se yamuzanye ku gatuza nyine ubwo nyine yari yaratangiye kumwumva kare yamuzanye ku gatuza niba yaramuzanye ku gatuza yamwumvishe mbere yuko aza mu rugo rwe ahubwo yari akiranguye neza ngo giturane nawe giture muri we noneho nyuma aza no kugira no kumugurira inzu ngo agende nabwo arongera aragaruka rwose we noneho nyina reka bari abantu babiri bari bakeneranye uriya muhungu yari akeneye umubyeyi umuha fresh kurusha umwana we kandi uriya mubyeyi amateka y'uriya mubyeyi ebana kuba muzi ebana kuri gahunda ngararoze ariko ngo n'umukobwa we ngo agitanga nk'inzoga ibishye burya ariko rero ntago yari kuba ashoboye ngo bajye kuri nyina ahari biragaragara ko nyina murusha k'uburambe k'ubukure oya ahubwo ngo hari uburyo yakoraga ingendo zijya hanze kotingi y'uriya mubyeyi sinzi niba warayumvishe yaravuze ngo ariko ubundi uriya muhungu namukurikiraho isi ngo nta sura afite nta n'amafaranga afite uri kumva uwo mukecuru ufite mayindi imeze gukunda ashyushye umukecuru ukibasha kumenya umuhungu mwiza akanamenya ko ashobora kuba atari mwiza ariko afite amafaranga urimo uramwumva uri kumva location iri mu mutwe w'uburyo ihagaze jewe mfite umukecuru nkuriye wamushumira nanamuha orere kuzajya azi iwanjye nyuma y'imyaka 5 umukobwa nawe yaramuzi niyo mpamvu rero ngiyewe rero kwako yaza kuba muzi umunsi wa mbere nyina yarayiwe niwo munsi wa mbere ari kwahukana akavuga ati urabana na mama cyangwa urabana nanjye nta kintu kirabo ariko ikintu kirimo uriya mukecuru yaje yarasanganywe n'uriya muhungu ahubwo uriya muhungu we yakoze ubundi uriya mugore ko wamubonye yagiye kuba ku mukobwa we yabuze iki niki cyari cyabuze uriya mugore afite imbaraga zihagije ku buryo n'ikiyede yagishobora ntabwo ari umukecuru ahubwo uriya mugore mufata nka mukuru w'umukobwa we mukuru wawe nigeze natereta umukobwa nawubwira ni wazana murumuna wawe mu rugo twara abanye ngo yabaje kumara iki wenda abaye yiga kandi akaba yiga ataha iwawe ati reka reka iwacu haba habaye iki njye ko nize mbi wacu kumira icyaha mbere yuko kiba wowe uri kuzana murumuna wawe afite amataka cyaye kurusha yabo ni nawe uri uzi bigezweho ko ari mu ishuri abagabo ntabwo mujya mutoranya abagabo kibazo cyanyu ntabwo mujya mutoranya wewe wagiye muri shida zo kurwana n'abana gahunda yo kwisiga neza kwikesha ntabwo ukiyirimo uri kwita ku mwana amabye umwana yaneye biki murumuna wawe aracyava ku ishuri inzara akazitereka rimwe na rimwe ukanamutekera cyangwa umukozi dufite mu rugo agateka noneho mu gihe uri koza umwana mu gikari njye ndi kureba na televiziyo na murumuna wawe yaneretseho amaguru urugi rwa mbere rubanza rwavuga akahita nkuraho akaguru rwa kabiri rukajya kuvuga yicaye neza ari kureba amakuru nawe ntabwo woroshye wakwisukira bisaba kutagira n'inshuti aho ariko ubundi murumuna wawe arebana amakuru n'umugabo wawe gute koze nyine gusa murumuna wanjye se nyine mwanaganira ariko n'ubundi umugabo n'uw'umuryango kuva na kera ibyo nta n'igikuba kiba cyacitse kandi no kuva na kera kumva ababyeyi b'abagabo bumviraga abahungu babo kuba mama wawe yaza nkamwumva yaba ari kumvira umwana we ngo no kubanza kumva nyoko bukwe ngo ariko byahozeho oya ntabwo byahozeho ahubwo papa wanjye yarabanza akakumva mbere yuko mwumva
n'ahantu havuye umugani uvuga ngo imfura isa na se. Umwana wa mbere yabaga ari uwa papa wanjye ugiye kubyara. Aha rero uriya mukobwa amakuru ye ni maremare. None se ayereka nkubashe. Wowe kuri umukobwa, wowe ufite ubwenge buzima kandi uzi icyo ushaka, ukaba uzi n'abahungu bari hanze hata, wavuze ngo niboroshye, wowe wazana mama wawe utarwaye ukamutereka iwawe, ni ikivaze se? Aha muzana da. Ariko waba ufite ikibazo cyo mu mutwe. Mu mutwe se ikiretse ibyo bibazo byaziyemo nyine. Noneho wahamuzana nyuma y'iyi nkuru uri gukora. Nyuma y'iyi nkuru namuzana kuko mama ntago ari igihomora ni babakecuru. Erega ibyago bigwira abagabo abagore bigaramiye. Erega niba mama atarakoze uburaya ari inkumi ntago agiye kubukora ashaka. None se ko wumvura mukobwa nawe yavutse mu buryo bwa buraya. Akabonye inkuru yo mu ruhango. Umubyeyi yaraye adakinze ku cyuma kuko umugabo yagiye kurisoma. Ako n'umwana we wa wundi se yavuze ngo umwana we yaramurongoye ngo yumvishe ngo umwana we akabara risoma ngo yumvaga pipi ngo karimo. Oya buretse umwana ataha kare, atashe kare rero yatashe azi ahasize se, ahita aboneza mu cyumba kwa nyina. Noneho nyina umusaza yagiraga ashiramo n'inkono, agiye kumva yumva uje azanye speed za danda. Azanye speed za danda acanye itara, asanga n'umwana we atarakibye aturandongo koko yerekana ko isi yamaze kurangira. Ariko umwana we yaje yihuta kuko yaraza hasize se, ati nze mbanze ngiceho umusi, mbanze nyimare mu musi nkinoze. Ariko ubundi abasangwa butaka ubwo nabatwa mu yandi magambo, nibo bantu nibwo bwoko bashobora kubana mu nzu imwe ari abantu benshi kandi ari noya kandi bakanakubitana bakanarongorana. Mushiki, musaza, umukazana na nyirabukwe na sebukwe bose ugasanga kuryama no gukumbagara. Iyo bagiye muri gahunda bari ubona badapfa gufata ugeze uri hafi. Kandi akenshi amazu babamo nta n'amashanyarazi abarimo. Abari amazu bacana amabuje. Wase bagiye kugira bacana buje kandi bikumbi impamvu yatuma badacana buje baba bafitemo n'utwana duto. Gusa uri kumva uri hafi washeze atari we gakubitwa. Ntago wamenye ibyo abatware. Nayo mpamvu bavuga ngo bari abantu ngo babyara inyabucugane. Inyabucugane ni iki? Mushiki wawe ukamubyaza gutyo, naso akabyaza umugore wawe ibintu gutyo nyine. Ngo nayo mpamvu batajya bapfa kuba barebana. Akajagari. Ni inyabucugane nyine ngo barabyarirana. Umugabo akaba yabyara umwana we, umwana we akabyara na musaza we. Ntago bajya kuvangamo ubundi bwoko. Nayo mpamvu akenshi uzasanga umutwe ashaka umutwe. Ariko nimuze kunyumva nawe umusangwa butaka ashaka undi. Ubwo basigaye bitwa abatware. Kuko namushiki we yamuha nyina na nyina byose ararisha. Kuko ntihaba habona. Iyo igikoresho cyabura cye gihagurutse uri hafi n'uwakubita. Kandi urabona kuryama abaryamye ku misambi. Ushobora kuryama ngo wabayeyo. Ushobora kuryama nagiye nkora inkuru zabo. Ushobora kuryama wegeranye na mushiki wawe mu rukerero ugasanga wegeranye na nyoko. Kandi ubwo niba igikoresho cyahagurutse ukaba wari uzi ko yegeranye n'umugore tayari urayiturisha. Bakuba ari umwobo. Ni hanabona. Haba hanabona. Kandi noneho ahantu bari abakoye babera abakoboye. Ushaka umugore na nyoka kibyara byose mwese bamubyara nyine. Mubyara gute? Mwese bamubyara. Nyoka arabyara nawe ukabyara na mushiki wawe akabyara byose mukabyara. Mushiki wawe akazana umugabo we maho nawe ukazana umugore maho nasakazana umugore maho mukagomeza mukabyara. Ariko ubundi bari abana baba bafite ibisekuru buri. Ntago wamenye ibyabo. None se nibi abo bantu babikora kandi bakaba bari mu Rwanda bibaho. Ntago ujye ubona inkuru zabo bavuga ati rwose. Ariko ntago wamenya. Uko tureba turi 18 turyama ku musambo umwe. Ntago ujye ubona inkuru zabo. Ntago ngenza abatwe uko basa. Aya bakora imwa bati rwose turyama gutya ati dore inzu ngiyi. Aho batagira ubwenge. Aho Ninzengana gutya ntarabona abatwa ngo ndi umuntu mvuge ngo sacinga inkuru y'abatwa ba Rusizi barata bayikwera. Wewe na n'urugero mvuza ba Rusizi ariko n'ahandi bose barahaba. No muri Kongo babayo. Ntago nsabatwa pe. Banzi ko babona abantu bose basa. N'urugero natanze. Babita basangwa isi. Ariko bo baravuga ati twe twitwa abatwa bo barabyivugira ariko nabasangwa isi abasangwa. Hanyuma rero
uri kumva babyiyemerera se barabyemera ariko leta yarabihinduye ibintu basanga ubutaka nibo basangwa ku butaka nibo abantu babaye abambere ku butaka byashoboka ku isi no mu mashyamba hanyuma wowe mbere y'uko nyoko arongorana n'umugabo wawe murinda urugo rwawe mufashiriza iyayo wamukodeshereza na shamburete ukajya unigwa mukabwira umukozi ati ujyane isorori y'ibiryo kwa mama adataha iwawe ayo isorori y'ibiryo saa sita na nimugoroba njye nk'umuntu uyiramparasa ugira gute uyijyana he kwa mama kugira ngo wirinde reka kwirinda biruta kwivuza buriya itaranyuramo na rimwe wabikemura ibyo bintu bikarangira ariko yanyuzemo ihorozamo ntiwamenya icyo yumvishemo rero umubyeyi numvise ashabutse noneho umubyeyi ufite na telefone ushobora guhamagarana n'umukwe bagapanga ariko mbwira ukuntu ushyiraho igisuko na nyoko agashyiraho igisuko rimwe na rimwe ijipo yawe nawe akayambara mu maso yanjye ndi umukwe ubundi njye ndabasha gutandukanya ubundi ko imyobo yose ari imyobo ndabasha gutandukanya rega imvura ishobora no kugwa ndi kumwe nawe mu rugo uriya mukwe nawe ngo arangana na nyine kandi nta karusho kanarimo kariya kantu nakumve neza uriya mukobwa yipashe muremure ashaka umugabo ungana na se umugabo mbese umugabo yamurushaga 20 kandi iyo 20 nayo nyina yamurushaga barangana uri kumva uwo mugabo yarakoze ishyano yagiye mu rungano yigiriye mu rungano yavuye mu bantu yanagomeje kurebya ibitekerezo by'uwo mwana abona ni ibitekerezo bidafatika kandi afite umuntu bahuza ibitekerezo ukuri kumva umwana ajya kwandika nimero ya konteri umuriro muri konteri agakenyera igitenge kirekire nyina yajya kwandika umuriro muri konteri akambara ijipo y'umukobwa umugabo yamara akavuga ati cyayo uyu ni uzi ubwenge ubundi ikirajya kwambara ibitenge ari nge ndi kumubwira imibare ntago abona ko ari nge ndi kumubwira imibare ntago woroshye Scope yaravuze agahoroshye niyo bari kumanika supanete ngo umukecuru ari kumva ngo uburyo supanete iri kugenda igwirirana ngo biteza umuraba mu maguru y'umubyeyi ubwo supanete bayimanika igwa umubyeyi aba arimo yumva avuga ati ko byakomeye se wa mugani buriya babigenzaga gute reba nk'aya mano mama wuriya mukobwa abana n'aya mano mu rugo sibyo wumva ukuntu kiriya gitanda cyasakuzaga noneho uhita ujya mu mwanya w'uwo mubyeyi nawe amaraso yawe ashyushye uzi ko kiriya gitanda cyasakuza ukabyuka ukajya kureba televiziyo nta gahunda wari ufite yo kureba televiziyo ngewe ayo maraso yanjye yarahoze ufite ikibazo uzivuza urusaku rwa kiriya gitanda uri umubyeyi waguteza ibyago iyo ugeze mu bintu by'ubusambanyi uba wumva utaceceka murabeho reka dusoze mu bintu byo gusambana ntabyo ndakora murabeho kankushimira urakoze